K-A-N-K, still kings and not. That's my guy. What up, Ice? Puri, I think twahuye nka kabiri kubera Paxson. Puri ni legend urumva. Yaturutse hasi used to being enslaved overseas. They tried to be, more petty too. So imfura yacu hot. Undi kiganiro cye na Mike Kayihura. It's a vibe. Subscribe, Jamie Word. Let's go, man. Subscribe to that. Get it right here, right now, man. The hottest podcast in KCL. Thousand Hills Prodigy, Jamie World. Go get it, man. Subscribe. Let's go. What's up, Kigali? Mumeze gute? Ibintu biracamo. Naje kubasuhuza mwese abakunzi b'ide ba Jamie wa TV. Today kabisa it's massive day. Kuri twebwe ko twari twarabibasezeranyije. Umunsi nk'uyu nguyu. Ko today tugomba kubazanira the one the artist mu Rwanda. The big brand inanga mu Rwanda. Mugiye kumwibonera kuri kamera ari muri Jamie wa TV. Byinshi tugiye kuganira agira ngo mwese mwicarire aho ngaho murebe kino kiganiro kiraba kimeze neza cyane kubera ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane muri no hip hop y'u Rwanda. Bimeze gute my brother? Yo Jamie, bimeze bite family? I'm glad ndishimye kuba ndi hano kuba nabashije kuhagera. Thanks for the invitation. Kabisa Jamie World acemi igihe dupanga guhuza kugira ngo bendi ku kiganiro cyanyu. So I'm glad to be here. Fresh from my place. Natwe turishimye cyane kabisa mutima my brother. Zini imbaraga z'Imana ziba zabikoze yerukanaga na Prime kera cyane kandi tunapanga gahunda yo kuzabuza ariko that day Imana yabikoze nanjye ndabyishimiye cyane kuba ndi kumwe n'abashobora nakurikira kuri no TV akatwitaga TV ariko bisa uko bigenda bikora. My brother, numwe tugiye gutangira nyine utubwira urugendo rwawe. Prime ni muntu ki? Prime yinjiye ryari mu muziki w'u Rwanda? Prime ni ukubera iki yahisemo mu njyana zikorwa inahanga mu Rwanda? No kubera iki the Prime yahisemo the hip hop? Natangiye urugendo rwa music mu buryo buri bwa kinyamwuga mu 2012 and nibwo nagiye muri studio bwa mbere, and impamvu nahisemo iyi njyana nkora ya hip hop ni ko kuva kera nkiri umwana narayikunze. Nakundaga kumva kera nkiri no muri primaire harakura ngo njye muri za secondaire nawe nkiri umupeti numvaga hip hop kuri radio nkazikunda bya hatari, yaba izo mu Rwanda ariko cyane izo hanze izo nakuze numva bya hatari. Prime ndumva kabisa nyine watangiye umuziki kera cyane 2012 ni igihe nyine bitari byoroshye inahanga mu Rwanda. I think yuko nyine wenda hari abahanzi ntabwo nabita bakenya ariko ugereranyije n'iki gihe wenda bari bakenya bakoraga amplis no hanze wenda y'igihugu bitije ubwo ngubwo ikibazo cyo kwanda kubaza nyine bitewe n'uko mbona injyana ukoramo wenda n'uwuye muhanzi wo hanze aho twavuga Burayi cyangwa muri Afrika cyangwa inahanga mu Rwanda wakuraga inspiration. Wenda wari n'umwana cyane wenda udakuze cyane ugereranyije n'iki gihe nimbe nyine wakwezi kanyira kuvuga ati nimba mu
ngende nyine ku mutwe w'uyu n'uyu muhanzi mu Rwanda mpereye mu Rwanda hari aba artiste hari umuproducer bitaga Barik Music yafite abahanzi bitwa abitwaga OG hari uwitwaga Casanova hari DMS kubera ko nakundaga kumva rap y'icyongereza kandi mu Rwanda icyo gihe barayikoraga ba DMS ba Casanova so mu Rwanda nibo banyinspiraga icyo gihe kabisa na ba Mahoni Boni muri iyo time naho hanze numvaga ba Akon ba Snoop ba 50 Cent ba Lil Wayne muri icyo gihe muri za 2010 icyo gihe bari bafite amahit menshi bya atari so numvaga nabo ngabo numvaga inaha no hanze yego ese nibeshye na mbere yuko njya kubaza ikindi kibazo muri 2012 wigaga mu mwaka nigaga mu wa kabiri secondaire icyo gihe natangiye gukora music niga muri high school lycée de Kigali noneho tukarekodingira mu Rugunga kuri studio icyo gihe yitwaga Super System urumva kuri lycée de Kigali mu Rugunga studio niho yabaga navaga ku ishuri mitangira kuri studio nangizaga kwiga cyangwa muri weekend kuko nigaga ntaha byabaga byoroshye kandi ikindi bari baratugiriye icyizere baduha n'amahirwe kubera impano batubonagamo ba nyiri studio rero twari tuyifite kabisa full time tukajya tubasha gukora indirimbo nyinshi yego ndabyumva ese uri ku ishuri wenda yabaga nyine bimeze neza cyane wenda nyine ku ishuri bagufataga baga uri umuntu umeze gute ku ishuri cyangwa ntabwo yari wowe muhanzi nyine wenda ku ishuri habaga abandi ba artiste usibye ko abenshi muri bo batigeze bakomeza music biri professional ariko babaga bahari muri twagiraga amashow ku ishuri and then tuhari noneho kuri assembly twakundi mu gitondo bakoraga assemblement iyo barangizaga gukora amatangazo bakavuga n'ibyo bavuga byandi by'ishuri nyine biri serious nyuma bahitaga bashyiramo entertainment side bakata bashyiramo za ndirimbo twakoze urumva rero icyo gihe byabaga ari ibintu bikomeye like bro like kuri njyewe byabaga ari ibintu bitabaho abandi banyeshuri bumvaga ari ibintu by'igitangazo kumva umunyeshuri mugenzi wanyu ari afite indirimbo irimo iraplayinga muri speaker bumvaga kabisa ari sawa so twari twubatse izina school nyine bavuga ati icyo gihe nari ndi muri group nakoraga nyine ndi muri group yitwa Skank Nation ndi kumwe na Fem na White Monkey rero school byari sawa byatumye menyera ibintu byo kuba famous kubera ibyo nakoraga ku ishuri babaga banzi ubwo iyo nabaga ndi muri classe abapeti bose babaga ati twakumvishe najya muri refe cyangwa tugiye gukina basket cyangwa bakavuga ati yo twakumvishe none kuri assembly hari igihe kuwa gatanu hari ibintu byabaga byo kuzamuka tukaperforminga bakakubona ukumva mu kigo guhera ku musekirite umukwikwi bande ba headmaster babaga banzi nyine wa mupeti w'umuraperi wa mupeti w'umuhanzi so iyi experience niga muri high school yo kuba mu kigo nzwi yatumye
menyera bino bintu nyine byo hanze bya fame na show business ku buryo bitatuma nyine numva ari ibintu birenze kwako na byo experience nze nyine umupeti tu so yeah. bisa nanjye ndabizi iyo umuntu akiri ku ishuri byonyine ni n'ukuntu byonyine umuntu yavuga babaga nyine bazura noneho wakongeraho nyine n'akantu ko kuvuga kuri artist ku ishuri mu gihe nk'iki ngiki ntabwo ari ibintu ni ikihe kintu nyine wibukira ku ishuri wenda nk'indirimbo wenda bigize performance mugira amahirwe nyine wenda y'abandi bana nakwita nyine wenda ko mwabaga wenda muhagarariye mu kijyanye na music nko muri industry ni niyo ndirimbo nyine wibuka wenda wa performance nyine muri wenda waba warabikoreye kose wumva nyine itazakora uhora nyine wibuka mu mateka yawe. Ni indirimbo ya mbere twakoze twayikoreye muri beat indirimbo ya Tiger ya kera muri icyo gihe yitwaga Rock City yagendaga Rock City page Rock City page Rock City page Rock City page urumva so twayikoreye cover tuyirapiramo and bro yabaga ari ibintu birenze kabisa so iyo ndirimbo ndayibuka yitwaga iyo ndirimbo yaje yitwa Skank Nation yaje yitirirwa n'izina ryacu yagendaga ngo SKANK still kings and not kidding SKANK still kings and not kidding bitch so byabaga ari ibintu birenze kabisa byabaga ari show noneho basubira gukora practice tujye mu itsinda yose ubundi itsinda wabarizwagamo yaje kugira gute I know yuko ndabizi ko mufite indirimbo zirenze I think ko ndimo niba nanibuka wenda niba mwaratangiye kukodinga 2014 sinzi wenda imyaka niba ari amezi yaciyemo adeni mukahita musora the mix y'indirimbo itsinda byaje kugenda gute wenda nyine kugira ngo wenda tubone wenda the white mark na wenda arimo arakora wenyine then the prime arimo arakora wenyine ko ndibuze no kugaruka kuri album yawe ushaka kuza nyine kuvuga wenda wakoze nyine utari nyine utakiri kumwe n'abari basore bimeze gute ukuntu byatangiye ntago nabashije ntago nari kubitangira ndi nyenyine ntago byari kunshobokera pe byo nyine no kwandika nakeneraga ubufasha bw'abandi bashuti banjye nari nzi ko babizi so nihuza na fam na White Monkey twari dusanzwe tuziranye ako banyigaga imbere dukora group tuyita izina and then dutangira nta kibazo White Monkey muri 2012 nibwo mwamenyanye yego nibwo mwamenyanye White Monkey yakwigaga imbere y'imyaka ingana imyaka 2 bona fam banyigaga imbere 2 years nuko mbere y'ibintu byo gukora itsinda twari abashuti twari abavandimwe bisanzwe ku ishuri tuziranye duciringa noneho duhitamo kurapa dukora group noneho dutangiye gukora tubona support tubona studio baduha amahirwe yo kuzajya tuza kurekodinga tuba dukoze mixtape isohoka muri 2013 mixtape turayisohora tukajya duperforminga mu bigo bitandukanye
imyaka iragenda ikura dukomeza dukora barangiza secondaire njye bansigamo bajya kwiga muri université bize muri université i Butare njye nsigara inaha mu gihe njye nasigaye inaha nanjye ndangije kwiga ese bo babaga bari i Butare njyewe nkomereza gukora music yanjye ubundi bo bajya gukora university mu ntara njye nkaguma inaha nibyo bisa nkaho byahise bituma nanjye noneho ntangira gukora music ndi nyenyine kuko ntabwo nagomba kubategereza ngo baje cyangwa iki urumva nanjye natangiye kuzajya nkora ako still ndi muri group na n'ubu ngubu group iracyahari wenda hari project wenda nta project dufite ariko impamvu mvuga ko group ihari nuko twese turahari kandi twese turacyari close niyo ndi muri studio niyo ndimo ndakora nka projet ndimo ndakora ubu ngubu nyuma y'icyo gihe cyose ndabahamagara bakumva bakampa ibitekerezo bakamfasha mu kwandika bakampa ama ideas urumva so ubu nabo White Monkey nawe afite album arimo arakora na fam urumva igihe ntabwo nababwira igihe tuzongera gukora album yacu twese turi hamwe ariko tubitekerezaho tubiganiraho igihe nikigera tuzababwira ariko the group irahari kandi twebwe turi aba artist bari independent niyo mpamvu nta pressure ibihari ibintu byose tubikora ari uko twabiganiriyeho cyangwa twumvishe yuko ari cyo gihe cyo kubikora so nabwira abantu bihangane bategereze project ya Skank Nation niza bazayibona gusa there's no pressure turimo turafata igihe cyacu tubitegura so the group irahari abavandimwe banjye barahari man for sure Prime niba mbyumvishe neza numvishe ko nyine wenda itsinda ryanyu ni itsinda ryanyu igihe kigoye cyane ndagira ngo mbwire ese bya studio wakunze kutubwira nyine wenda ko studio nyine yabagiriye icyizere studio mwaragendaga mu recordinga the by 3 kabisa none se reka wenda nongere ngarukeho gatonya mubaze ba White Monkey nyuma wenda yuko wenda bagiye ku ishuri ndibuka ko niba bamaje wenda gihe bagiriye ku ishuri I think ko kwasigaye muri project nini wanagiye unakoramo the featuring nazo twibuse kugarukaho urumva zitandukanye hari igitekerezo wenda bigeze bagira kuri album wasohoye cyane rwose kako naboherezaga nkunda kohereza amasample cyangwa nabo project zabo bakanyohereza amasample cyangwa n'abandi muri studio bakaba bahari tuba turi kumwe iyo umwanya wabonetse so bara contributinga cyane kuri ku ma project yanjye ku ma ideas kubera yuko n'abantu nizera n'abantu nemera nk'abahanga muri rap so nkunda kubagisha inama so ama project menshi yanjye baba yazi hari nayo bamaye ibitekerezo kabisa mwese Prime ubundi ndagira ngo White Monkey ni umuntu ki ni Prime White Monkey nkunda kubivuga cyane mu biganiro ahantu hose iyo babimbashije niwe muraperi wemera mu Rwanda njye ni White Monkey he's the best ku kijyanye n'impano na technique naho umubano wacu usibye kuba mwemera nk'umuraperi urenze ni he's my big brother ni mu confrere ni mukuru wanjye muri iyo sense umuvandimwe White Monkey buriya wenda White Monkey ntekereza ko the Prime nyine wenda ashobora kuba nyine wenda White Monkey buriya kurusha imyaka myinshi ndusha imyaka 2 urumva ni some generation none se ibihangano niba nibuka indirimbo ya hafi yo gukorana na White Monkey
ninjye na hip hop yego iriya ndirimbo yo mwayibonye iriya ndirimbo ni iya YT ndatekereza yuko nari ndi muri studio arimo ararecordinga kuko nakubwiye ko iyo ndimo na recordinga hari igihe baba bahari iyo barimo bararecordinga hari igihe mama ari rero yarimo ararecordinga iyo ndirimbo and then mpari ndimo ndumva turimo turasangira ibitekerezo n'abandi bajama twari turi kumwe arambwira ati ndashaka ko ushyiraho verse banza numva ukuntu yayitondetse ukuntu yayanditse nanjye mpita mbasha kwandikaho igitero cyanjye ni icyanyuma ni igihera ibyo nanditse nabikoze uko narabye nabikoze ngendeye ku byo yari yakoze tu ngewe nza nuzuza ku byo yari yakoze ni indirimbo ngewe ko nayo ngushimye ni indirimbo imeze neza cyane yego nanjye sinatinya kubivuga ngo White Man ni umwe mu baraperi u Rwanda rufite beza cyane mana ariko hari n'ibintu byagiye bivugwa nyine ku mihanda byatwe na nyine bakajya nyine nk'uko babivuze nyine ko itsinda nyine byabaye nk'aho hazamo guhagarara mu gihe bamwe bari bagiye guterekana gahunda then wowe ugasigara i Kigali bakajya bavuga nyine ko de Paxson nyine wenda ari we nyine byanyine bisa nkaho bijemo ibintu bivuga Pac ikintu yakoze shout out to Paxson ikintu yakoze ni ukuduha urubuga kuduha umwanya ku rubuga rwe kuko ni umu radio presenter so yakinaga indirimbo zacu nk'uko akina indirimbo z'abandi ba artist ariko twebwe akadukunda cyane kuko aratwemera tubona nk'aba petit frère be hari ikintu tubonamo so niyo mpamvu muri aya collaboration menshi yabaga yadutumiye tukaba duhari turimo turakorana naho ama decision yandi na career zacu ukuntu zagenze byari amahitamo yacu we nta contribution yari afite kuri kariyeri zacu we icyo yakoraga ni ukudusapotinga uko yari abishoboye ibindi ni ibyacu nitwe twabigizemo uruhare nitwe twabyikoreye nawe icyo yakoze ni ukudusapotinga uko yari ashoboye nk'umu radio presenter n'umuhanzi kuko ni umu radio presenter akaba n'umuhanzi so kuri radio yaduhaga airplay no muri studio akaduhamagara tugakorana indirimbo nyinshi twakoranye ama performances menshi hari amateka twagiranye so yeah respect niba nibeshye hari indirimbo ufitanye na Paxson nyinshi yama all star yitwa Agat Bars n'abahanzi benshi zitwa za Underground Kings zitwa nibwo tugitangira je na Paxson n'abandi n'abahanzi benshi bro je na Paxson dufite indirimbo nyinshi tu numva yeah twarakoranye kabisa yeah ako Prime ndagira ngo umereze ishusho ya Paxson mugiranye wenda n'abandi nyine n'abandi ba radio presenter mu njyana ya hip hop. Paxson ni umuntu avuze iki yaba nyine ari ugutuma imenyekana ubona ari iki nyine atandukaniyeho n'abandi ba radio presenter. Pac akunda hip hop cyane n'uburyo avuga uburyo yitwara lifestyle ye kuri njye ukuntu mbibona ni all hip hop akunda hip hop cyane agakunda abantu akunda aba artist yeah man kawe n'umuja muri cool yeah shout out to him gusa akunda hip hop yeah that yeah I think I can nigeze kubona Paxson arimo yina
nawe wenda nkubaze niba kugeze kubaho n'uyu ko nyine nawe wenzi ko bivuga yuko nyine hari wenda muri bano bahanzi bakora the hip hop sina hip hop gusa rimwe na rimwe nyine ugasanga wenda hagiye gukomanga ni naki like that wenda nyine wowe ndakuze wenda ngende umuhanzi zi Prime ibyakora ni byiza cyane ndanabishima ariko then naza yone nko kuba naka abo cyangwa ubundi bufasha nyine nibishobotse ibyo bintu we byigeze bikuba nyine ndako ari ahantu wenda wigeze ujya gukomanga wenda kuvuga twenda I think the project niba mfite project yabizo wenda uteguye indirimbo ariko indirimbo kuyitegura hari nyine twenda bitewe n'uko ino ndirimbo nayiteguye ndumva nyine yafitingamo ndamutse nkoranye n'uyu muntu byaba byiza cyane kurushaho wenda we hari aho wigeze nyine ujya gukomanga wenda ntukingure cyane rwose hari ahantu henshi naragiye kudepoza yenda nka projet cyangwa nshaka ko hari ibyo dukorana ntibabyumve cyangwa ntibampe umwanya byagiye bibaho cyane noneho ku bijyanye n'ama-collaboration hari n'ama-collaboration menshi nashakaga ariko aba artist ntibaboneka cyangwa se ntibyakunda ni ibintu bibaho cyane ni ibintu it's part of the game navuga ngo iki ni ibintu biba muri bino bintu dukora bya music nibisanzwe bibaho cyane byambayeho nko mu Rwanda nyine wenda byashobora wenda kushwa wenda n'inkandi wenda ushobora kuba wenda waregeye wenda ino my brother wakuranye na Big Prime Mike Kayihura urumva Kivumbi King none ninde wenda we waba warakoranye nabe yakweza Mike yuko manda wenda nyine the big man muri kano gakino urumva we ninde wenda waba waragiye gukomangira wenda cyangwa kumubwira ati my brother ukamukora ukamubwira ati project yashoboka nyine wenda ko twahuza gakora urebye stana twarakoranye aba legend benshi twarakoranye urebye ukuntu byagendaga ntago banyangiraga ahubwo igihe cyabaga ntago kiragira like twarapangaga and then ugasanga umuntu warahuze cyangwa igihe mushaka ntabonetse igihe abonetse ngewe simpari so ntago nshaka kubavuga mu mazina cyangwa kubijyamo cyane gusa impamvu byabaga nuko n'igihe cyabaga amagahunda ugasanga ntago ahuye igihe mushaka ntago hari igihe abonetse simpari ni muri ubwo buryo Prime wenda ndakeka ko nyine wavuze ko nyine the game no game nyine turimo urumva namwe murimo nyine nk'abahanzi ariko yubakira nyine ubona ari ibintu nyine wenda wavuga ko ari byiza muri kano ubona nyine wenda ndakwegereye nyine support wenda yinye kandi ni ibintu wenda byafasha uno muziki wacu ugatera cyangwa byawudindiza ntago byawudindiza kuko nanjye hari abahanzi bajya banyaproachinga sinkorane nabo kubera ko ibyo bakora yenda simbikunda cyangwa se simbifilinga ni ibintu bibaho si no mu muziki gusa no mu zindi nganda urumva ni ibintu bibaho sometimes umuntu arakwaproachinga ashaka ko mukorana ariko ugasanga wowe ntabwo urimo urabifilinga cyangwa igitekerezo ashaka wenda bitewe na detail wenda ugati ngiye ubuzima bwawe na settings baragushya na detail ngendera wenda nibihure nimubashe guhuza n'ibintu bisanzwe bibaho mu nganda zitandukanye atari na music gusa so ariko nkunganiye ku bintu waruvuze collaboration ni ibintu bizamura industry ariko gukorana
ni ibintu bizamo ubwumvikane kandi abari 50 either niba nje kukureba uranyemerera cyangwa urambwira ati Prime oya ntago mpari cyangwa ntago iyi project urimo urambwira ngewe ntago ndimo ndayumva. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho mu gakino tu, so good. Yes, nyemera no Prime nkuko twamwana kuba twagiye twaganira kuri byinshi bitandukanye iri house ndagira ngo twinjire mu buzima bwa Prime. Prime aho yatangiye no gukora umuziki we ari umwe ku giti cyiwe, bimeze gute, byagenze gute, ni ibintu bitamugoye, yabasha kwimanaginga gute muri icyo gihe Prime yabasha kuba yakoramo wenda afitemo ipizinga yabasha kuba muri makeya urugendo rwanjye ruri solo n'urugendo nakoze ndi independent ariko ngenda nanakora collaboration n'abantu benshi. Urugendo rwanjye ntago ngeze hano kubera njyewe nyenyine, no kubera abantu benshi bamfashije benshi cyane. Kuba njyewe ngeze ahangaha nuko nguko mbona ndahangaha, ntago ari urugendo rwanjye nyenyine, n'urugendo rwa equipe. Yes, Prime mu gihe nyine mu rugendo ari wenyine nyine rwo gukora umuziki, Prime yabasha kuba yakoramo de ipizingaye, izo ipinizi ni EP eshatu nkuko nari nakubwiye mu kanya. 1000 Hills Prodigy nakoranye na Green Fairy, izindi nazikoranye na CoffeeSound Music, ari Quarantine Vibes na Kina Prime. Izo ni ziri zanjye nyenyine, naho ku ruhande hari EP nagiye nkorana n'abantu nyinshi. None ngenda ngira ngo tugaruke kuri iriya muri Kina Prime. Kina Prime ninde mwe mu producer nyine wayikoze? Producer witwa Kina Beat. Kina Beat ni umuproducer ufata niwe n'umuvandimwe wanjye, akaba ari my main producer, niwe producer, niwe producer gusa wanjye, ahubwo ni nawe mu sound engineer, niwe muntu uzi cyane sound yanjye, niwe muntu tumaranye imyaka igera mu 5 dukorana, and n'umuntu wanjye tu n'umuvandimwe, you know, yeah, kandi dukorana neza tu kugeza n'uyu munsi. Ese ira album wayise Kina Prime arawo bihuriye wenda na Kina Beat? Kakari project iri collaborative, so ni Kina Beat na Prime. Kina Prime ikindi ni no kuvuga ati nkina nyumva Kina Prime, so ya ndirimbo ira album iriho featuring muzinga banzo bakoranye hariho featuring ya Mike Kayihura wenyine. Ni indirimbo bayita It's a vibe. Ni gute nyine wabasha kuba wakino I know yuko nyine hari abantu Mike Kayihura. Mike Kayihura turaziranye tukiri abanyeshuri, igihe natangiriye music 2012 nawe icyo gihe yakoraga music, najyaga ku kigo cyabo, we yigaga I think yigaga Riviera niba atari Green Hills, hagati yaho ngaho twajyaga tujyayo, bakaba performance bakadutumira, natwe twaduperformance tukabatumira, so tuzanye tukiri batoya tu. Yeah, so dukomeza dukura, tuvugana, duhura mu bitaramo,
so igihe nicyo cyari cyageze cyo kugira ngo dukorane nta kindi naramuhamagaye araboneka turakora. Niba nibeshye wenda ku muziki yawe nagiye nyine numva wakoze nyine wenyine ku giti cyawe n'iyambere nakunze nyine kumva yuko wowe indirimbo uririmba akenshi ziri nyine ziri mu rurimi rw'icyongereza wumva nta hantu nyine wenda birimita nyine wenda career yawe cyangwa indirimbo za nyine wenda kuba zamenyekana n'ahangaha mu kugira ngo nyine wenda abantu bose bashobora nyine bazwi ntabwo muzenda kuri kino gihe nyine abantu benshi bumva nyine wenda ururimi rw'icyongereza ariko nyine hari abantu nyine bakaba barabasha kuba bagera aho ngaho wenda kuri no mu Rwanda bumva nta kintu nyine wenda birimita kuri kariyeri yawe. Limite zirahari ariko kuva natangirana n'ubu ngubu umuziki wanjye ntabwo ari umuziki wumvwa n'abantu bose nta nubwo nshaka no kumvwa n'abantu bose kuko njye nanjye ubwanjye ntabwo numva imiziki yose mfite imiziki yanjye numva hariyo nakumva kuri radio ariko muri playlist yanjye show najya kureba biterwa n'umuhanzi uwo ari we so music nkora ntabwo ari music ya buri wese wapfe ni music ya ifite ba nyirayo bayikunda bagenda bakura baguka gake gake gusa ndabizi music nkora ntabwo ari ya buri wese ni iy'abantu runaka ni ibintu nzi kuva natangira n'ahangaha ngeze so ntabwo nkora music y'abantu yo kumvwa n'abantu bose ni music y'abantu runaka basobanukiwe ibyo mvuga ni ukubera iki wibanze nyine wenda ku ruhande wenda nawe yuko nyine ikinyarwanda bakiza kuvuga ati indirimbo za nyinshi nyine wenda nzajya nzikora mu rurimi rw'icyongereza ni ukubera iki nyine wibanze nuko yakora ibyo nkunda kurapa mu cyongereza ibyo nkunda kandi nkora ibintu nkunda nibyo nkunda gukora ariko nagira ngo none tugaruke ku kino kibazo kuko kitajya tubona nyine wenda de abaraperi nyine benshi bo mu Rwanda wenda nko muri arena and wenda tubona nyine wenda abaraperi baririmba nyine hip hop ndetse nyine ndukubona nyine wenda nabo babaye ibyo ngibyo nyine ubona ni iki kibitera nyine abantu kubona ibindi bivamo muri Amerika kandi akora ya hip hop araje arapakumira ariko tubone nyine wenda mu birori wenda bigiye kubera i Kigali siko haje uririmba the hip hop nitujya kureba turareba wenda dusanga wenda abahanzi wenda babasha kuba nyine babona invitation urumva tugiye kubonamo aba R&B benshi ubona ari ikihe kibazo ni ikihe kibazo nyine wenda kiri na muri ibyo bintu kuri njye mbona batarasobanukirwa nuko ko ntabwo wambwira ukuntu Kendrick Lamar yaza noneho abahanzi bari busangire nawe urubuga the stage urumva akaza ari abahanzi ba R&B ni ikibazo kandi noneho ampisi urumva nyine uwo muhanzi wa hip hop yahagera wenda aravuze man nyine bashobora gushare kuba nyine yamusharinga nyine de more experience kumenya ngo bikorwa gute ariko ni ukwera ikinanga kibona bro nkeka yuko ntago hari ikibazo cyo kudasobanukirwa niba ari hip hop abari hip hop niba haje Kendrick Lamar bashira aba performers ba hip hop mbona batarasobanukirwa tu ariko igihe kigenda gisobanura ibintu so ntekereza ko mu minsi izaza hazaba impinduka ugasanga niba batumiye umuhanzi uri big wa hip hop ugasanga abantu bari gukorana nawe bari busangire nawe the stage n'abahanzi ba hip hop ndifuza kubibona kandi mfite icyizere ko bizahinduka so reka tutegereze turebe ibyo kabisa ibyo bintu
abantu nyine wenda babikore bagiye babyigaho nyine babirebeho nyine barebe ko wenda hari icyahinduka kuko nibyo bintu bikenewe. Ukeneye kubona the hip hop yo mu Rwanda nyine iva ahantu hamwe ikagera ahandi. Turabibona mu bihugu byo hanze, nitujya my brother, nitujya muri Amerika tuzareba ko abahanzi ba hip hop bameze neza cyane, barinjiza amafaranga menshi cyane. Ariko inahanga nyine urareba nyine njya nkunda akenshi njye uko mbibona nawe ari kugiye kubitwibwira, njya mbona akenshi nyine imbaraga nyinshi wenda ibyo abahanzi ba hip hop batakaza bakora nyine production, yaba ari the video urumva guhera kuri audio ukazamuka, mbona nyine wenda n'amafaranga batakazamo amenshi atari yo bonono babasha kuba baki ibyo bintu cyangwa ndibi nagaribyo kubera ko abenshi mu basobanukiwe ibyo dushora mu bikorwa, iyo dutumiwe cyangwa iyo tubonye akazi, performances cyangwa se iyo tugiye gucuruza, ntago tubikorera ubuntu, ni ukuvuga ngo to making sure, ndimo ndivugira njyewe n'abandi nzi ukuntu dukora. Iyo tugiye mu kazi aho badutumiye cyangwa se mu bitaramo byacu cyangwa se mu bintu tuba turimo turacuruza, harimo imyenda cyangwa se ibihangano byacu, tuba twashyizeho igiciro kiri butume twinjiza, so tubasha kwinjiza mu bikorwa byacu. Ntekereza ko hari nk'abandi yenda bashobora kuba bagotwa cyangwa bafite indi mikorere ntazi iyo ariyo, gusa njyewe n'abantu nzi dukorana cyangwa n'abandi ba artiste barinjiza tu, niko bimeze kabisa. Ntabwo ibintu dukora nibyo bidutunze, ntabwo tubikorera ubuntu tu. Umwanya wacu iyo tuwutanze to making sure yuko tuba paid, kandi mu buryo bwo kuvuga ngo igiciro ni twebwe tukisetingira. Nujya kuvuga kubaza wenda we nkawe ku giti cyawe, ni nka stage nyine wenda zingayo maje gukora zo mu Rwanda, cyangwa kuvuga ati wenda ngiye kuba the brand ambassador urumva wa brand runaka, bikaguhereza nyine wenda amafaranga tu. Nka stage zingayo nyine maje gukora inahanga mu Rwanda. Stage maze gukora urumva natangiye muri 2012. Ndimo ndavuga za stage nyine ukoze ibyo wakoze nyine wenda ukabona nyine amafaranga, ukabona the profit, the big profit. Ni nyinshi, haba ari mu maserukiramuco, haba ari amaserukiramuco yo mu Rwanda, amaserukiramuco yo hanze muri East Africa, naho baradutumira tukajyayo. So ntabwo yose nagenda nkubwira, ni menshi, ntabwo nakubwira ngo aha n'ahangaha, gusa nakubwira ko njyewe stage naba narakoze nkumva ifite agaciro kuri njyewe gakomeye, ni stage na performinze imbere ya Jeannette Kagame. Icyo gihe nari ndi kumwe na Jeannette Kagame, umubyeyi wacu w'igihugu, umufasha wa nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame. Icyo gihe byari mu kwibuka, twinjiye niyo stage kabisa yanyemeje, urumva nkumva ifite agaciro kuri njyewe ka danje. Icyo gihe nari ndi kumwe na Ice Nova n'undi mushiki wacu bita Oya Viatora, indirimbo twari twakoze yo mu kwibuka cyo guperforminga yo. So iyo niyo performance kuri njyewe nibuka nkavuga ati yeah. Ni muwe mwaka Prime? I think ni nko muri 2022, yeah, kwibuka kwa 2022. Iyo ndirimbo yitwa Icumu n'Ingabo. Nonese Prime ndagira ngo wenda ubwe wenda n'abandi batari babisobanukirwa, wenda ari ba petit frère banyu barimo baraza muri no industry urumva, kandi bakeneye kumenya byinshi, bakeneye kubyaza nyine amahirwe ubu ngubu bafite. Wenda mwebwe mwakuze ibintu bigoranye,
ndakeka ko kuri codinga ni ibintu byabaga bigoye ariko amplis ubu nyine wenda ibintu bisigaye nyine byaroroshye ni iki nyine wenda bo bagomba nyine wenda kuba bakibandaho bakora kugira ngo noneho nawe nk'uko wabivuze umuziki bamwe na bamwe urabinjiriza urumva ariko bitavuze ko ari babandi nabo bari inyuma urumva biri nabo bagoringa batari babashije kuba babona the profit kuri muri bya ni nuwe mwitozo nyine wabashishikariza wababwira ati mugomba gukora gutya nyine kagenda gutya nane ntago wavuga ati wenda ugiye kugira ariko wenda ntago wagira umuntu inama nyine umubwira ati ugiye gushaka gutya ariko ushobora kuba wamubwira ati wagira gutya bitewe wenda kubera nyine we hari aho wavuye hari naho umaze kugira ikintu nabwira abajene nkurikije njyewe urugendo rwanjye ikintu cya mbere ni ugomba kuba ukunda ibyo ukora kandi ugakomeza wihugura everyday niba uri umuproducer ugomba kumakinga sure yuko wiga sound production urumva ukihugura bro niba ushushanya ugomba gushushanya buri munsi bro urumva niba uri umwanditsi ugomba kwandika buri munsi ugomba kubifata nk'akazi tu urumva kandi ukabikora ubikunze that's the first thing ugomba gukunda ibyo ukora tu ikindi ni ukwiga business ya music cyangwa business y'ubugeni ukuntu use ibihangano bicuruzwa gute ese birindwa gute hazamo ibintu bya publishing ibintu by'ama copyright ku bahanzi ukiga ama platform bacururizaho ni gute ukiforma tu kwiforma no kwegereza abantu uzi babikoze mbere by'abarabinaha cyangwa se abari hanze ukajya kuri Google kuri YouTube ama tutorial n'ibiki ukareba ama documentaries ukihugura harimo kwihugura gukunda icyo ukora kwihugura guhozaho no kubaka community abagufasha nk'umuhanzi njye nkenera abantu banyambika nkenera abantu bamfasha kwandika nkenera abantu bankorera amavideo urumva bose nk'umuntu ufite management urumva abafite ari ibintu byo ukishyura ariko nk'umuntu ufite community society yubatse y'abantu babikora bafite uburyo babanyemo biba byoroshye tu hakazamo nyine n'imiyaga no gufashanya tu nk'ubwo mfite equipe bro ntago ari nini ntoya kuko ibintu byose ntago mbyikorana abartiste bagomba kumenya cyane cyane abaraperi abaririmbyi ntago ibintu byikorana tu urumva niba ugiye muri interview ugomba kugenda ufite abantu bari bugufotore bari bufate like behind the scenes abantu bakontrolinga bagufasha mu bitekerezo bya social media ugomba no kugira equipe rero ibintu by'ubuhanzi hagari ni package biza nka package urumva ntago umuntu abikora wenyine tu so wenda muri makeya ni ibyo kuba artist cyangwa abandi bantu b'abanyabugeni nuko bimeze tu yes Prime ikibazo umuntu umwe yari yambajije nyine wenda afite amatsiko muri no minsi Prime aracyabarizwa muri label ya CoffeeSound yeah I work with them turi kumwe kabisa CoffeeSound music it's great ndakeka yuko wenda ubwo ngubwo wari wambajije ndakeka wenda usubijwe Prime none reka noneho twigire twaganiriye byinshi cyane urumva twumvishije ubuzima bwawe urugendo rwawe ubwo wari uri mu itsinda ukiri ku ishuri ndetse naho nyine wenda itsinda mutandukanye bamwe bakajya ku ishuri abandi wowe ugasigara wenda mu buzima bwawe bwa wenyine ukora umuziki ku giti cyawe byose twabyumvishije ndagira ngo tugarukire mu buzima busanzwe Prime hari abantu wenda nyine benshi batazi izina ryawe I think yuko ntekereza ko the Prime Mazimpaka ari izina ryawe nibyo correct amazina yawe ya nyayo na ayahe Mazimpaka Che Guevara
Che Guevara. Yes sir. My brother, iryo zina koko niyo yanditse ku ndangamuntu Maibo. For real. Che Guevara. Umunyabigwi. Nose my brother, nkubashoka gatwanya wenda Che Guevara wigeze wenda umenye nyine wenda inkomoko yawe gato kugira wenda bari kwita. Nabibajije. Yeah. Nabibajije ababyeyi. Ni ukuvuga ngo papa wanjye ni yari umusirikare, yari ari mu nkotanyi zabohoye igihugu. Noneho kera akiri umujene akinjira mu gisirikare yakundaga gukurikirana amateka ya Che Guevara umunyabigwi wo muri Cuba. Rero yanyitiriye Che Guevara kuko yakundaga amateka ya Che, amukurikira, amwinspira, ajya no mu ishyamba, yari inspired by Che Guevara. Niyo mpamvu nanjye umuhungu we yanyise Che Guevara. Period. Che Guevara. Ni izina nyine. Natekereza ko nyine hari umubyeyi ushobora kuba nyine wenda atekereza akavuga. Hari n'abandi bapeti bitwa ba Che Guevara nahuye nabo. Prime. Ukuri kw'Imana. Umaje gura nk'aba Che Guevara bangana. Babiri. Che Guevara nawe biri kuranga mu mbasa atari kwa kuvuga cyane. Nahuye na ba Che Guevara babiri mpura n'undi witwa Guevara. Abo ngabo ndabizi wenda ko bishobora kuba baba. None se wowe basi wenda mu buzima bwawe Che Guevara wenda wowe wigeze umaje gusanga wenda nyine usanze uravutse usanga bakuvuga izina wigeze wenda ugira inyota yo wamenya amateka ya Che Guevara? Yego na amateka yose ndayazi. Nakoze ubushakashatsi nkiri umwana, bambwiraga muri story, nanjye nkuze njya kuri Google ndeba filime ze, ndeba ibyegeranyo bye. Yego ndayazi rwose. N'iki wenda nyine wenda wakuyemo muri ayo kintu kimwe wakuye muri ayo mateka nyine gikomeye cyane? Che Guevara yabayeho agendera ku myemerere ye, ibyo yatekerezaga, anapfa ari byo azize. Yabayeho anapfa ku myemerere ye, ubuzima bwe yabujyanye uko yabushakaga. Yeah, great. Che Guevara kabisa nanjye bikeya numvishe yabaye umugabo nyene ukomeye cyane. Ariko iyo ubonye muri kino gihe wenda hari abantu bakiriho bameze nk'abari oya ni bakeye. Ni bake cyane. Naye ndakubaza none ufata Che Guevara urumva wenda umugereranye na papa wacu. Urebye icyo kintu cya mbere ni uko style yo kurwana n'inkotanyi bakoresheje babohora igihugu, barwana n'interahamwe muri 1994 bahagarika jenoside yakorewe abatutsi, bakoresheje style yitwa guerrilla warfare. Guerrilla ni style yo kurwana y'abantu bakeya, abantu bakeya ariko bagatera ibitero bitandukanye ahantu hamwe ku buryo umwanzi agira ngo ni abantu benshi barimo baramutera kandi ari abantu bakeya. No gutera mu byitso bitandukanye, ugaterera impande ebyiri eshatu icyarimwe, umuntu ukamutera mu mpande zose akagira ngo muri nk'abantu benshi kandi muri abantu bakeya ariko mwatakiye muri mu nce zitandukanye tu. Ni tactique ya Che yanditse igitabo cyitwa Guerrilla Warfare kijyanye n'iyo mirwanire. Urumva niyo inkotanyi zakoreshaga. Urumva rero umubyeyi wacu ni umunyeshuri mu by'urugamba wa Che Guevara. Yaramwize, yaramusomye, yaramwiga. My brother, yemera none tuze kwigarukira wenda Prime wenda yo outside y'umuziki mu buzima busanzwe. Wenda n'uwe wundi mukino nyine akunda yiyumvamo
je nyine umukino bita cricket. Cricket yanyuma ngo numwe batera agapira abandi bagakubita bakirukanka bambaye amakaske. Yego. Uramukina ariko nabonye usa imbaraga. Ayo sabe umwitozo ariko ni n'umukino uryoshe agari ngombwa byo umwitozo mwinshi. Umwitozo mwinshi no kubikina professionnel ariko mu bisanzwe habaho no kubikina byoroheje tu. So nkaba ukaba umukino wa cricket ugira stade nkuru igahanga ukajya n'indi stade Kicukiro IPRC Muroto ari muri Nigeria. Yego bafite the stade nyine. Cricket igira stade ebyiri mu Rwanda, stade nkuru y'igahanga n'indi wa IPRC Kicukiro. Ubuzima bwa Prime wenda nyuma nyine wenda bizi ko abahanzi benshi cyane mujya mukunda kuvuga yuko nyine ahantu henshi cyane muba mukunda nyine n'akanya gatonya wowe ubonye akenshi uba uri muri studio ukora record. Iyo Prime wenda atari muri iyo mirimo itandukanye akavuga ino day ntago ndi bujye muri ibi ngibi, ntago ndi bujye muri studio, urumva mfite umwanya uhagije, ni ibiki wibandaho mu buzima bwawe? Iyo ntagiye nko mu yindi mirimo itandukanye n'umuziki nkunze kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye, nipowe tunumva music cyangwa ndimo ndareba movie cyangwa ndimo ndakora tize cyangwa natembereye, urumva n'abajama yego tu zino saha. Iyo Prime turimo turabona Prime Mazimpaka ataza gukora umuziki, ni ikihe kindi kintu ari gukora? Nshobora kuba nari kuba nk'umwanditsi yenda wa nkorera yenda nka New Times cyangwa ikinyamakuru runaka, ariko ndi umwanditsi nyine developer inkuru kuko nkunda kwandika. Urabikunda byatari? Nari kwiga nyine, nari kujya mu bintu byo kwandika bya journalism, nkajya nandika ibyegeranyo, amakuru, ibintu nk'ibyo. Isinera amatsiko yo kumenya ese ubundi Prime muri secondaire yize iki? Nize literature tu n'amateka. That's why yine kabisa ariko kazi nawe wari ngibi ngomba kubijyamo. Prime noneho tugeze ahangaha kuri The Jammeh TV kugira agace gatonya tuba turimo dukina n'aka game gatonya, tukubaza ibibazo bitandukanye bayita hot and hot. Iyo mvuze izina ry'umuntu ukumva uramwemera cyangwa ukumva uramwemera, iyo umwemera uvuga hot, abo utamwemera ukavuga akubaza undi. Uri tayari? Tujyane twagiye. The band. Pass. Medi. Pass. Mike Kayihura. Hot. Kubera iki? Mike niwe nemera tu. I like his style. Great. Buddha. Hot. Ice Nova. Hot. Amaze kumamagara mu kanya. That's my guy. What up, Ice? Bushido. Hot. White Monkey. Hot. Jace. Hot. Karfan. Pass. Wait, my brother. No, Kalifan, that's my guy. Hey. That's my brother. Hey. But pass. Shout out to Kalifan. Yeah, but pass. Kensi. Hot. Hot.
Nkunda ikiganiro cye na Mutabaruka. Irarashe. Yeah. Pax. Inde? Paxson. Hot. Gerard. Who's Gerard? Gerard ninde? Na Gerard ntago muzi. Gerard ninde man? Gerard Mbabazi. Akora iki? Ninde? Akora itangazamakuru. Ubici w'imikino? No. It's like the showbiz. Gerard Mbabazi. Wambaye amarinete? Yeah. Wa Afro. Yeah, great. Yeah. Hot. Izina rye nago naryibukaga. Reka twigire no mu gisate, reka twigire mu gisate noneho cy'umupira. Okay. Urabazi abanyamakuru bakora imikino? Shazi bakeya kabisa. Zibakeye. Abanyamakuru ba sports nzi bakeya gusa uramu damu ukora kuri RBA urumva izina rye nago ndizi akisura yenda yizi kabisa akora n'akazi keza sinibi kuntu yitwa uriya mukobwa n'umudamu sinzi ko ni w'igikara Ligo Galuf. Ligo Galuf. Wiki Ligo Galuf. iryo zina ni nta zina ry'ikinyarwanda agira se uriya mukobwa ukora uvuga urubuga rw'imikino kuri RBA ntabwo muzi wonze ni Ligo. Reka nze nkwereke ifoto yongere wenda niba ari. Okay. Undi nzi ni David Bayingana. Yara. Ajya Kazungu Clever. None ndagira ngo noneho muri hot and pass. Arabo bibagiwe. Bayingana. Ni hot cyangwa ni pass? David ntabwo tuziranye ariko ibintu akora mbona ari neza so hot. Clever. Nkunda ijwi rye hot kabisa. Lion Sport. Lion Sport. Hot. Wani burya urumureye uteye. Yeah. Sport urayemera byatari. Sport ejo ndiyatsinze ibitego biga. Ntabwo mbizi kabisa. Gusa njye fana Rayon iyo nabashije kumenya ko yakinnye. Kandi abakinnyi bo muri Rayon nabo ntabwo mbazi kabisa. Nta n'umukinnyi n'umwe wo muri Rayon. Bro. Wapi kabisa. Amazina yabo ntabwo nyibuka man. Kana tujye mu Bwongereza. Chelsea. Pass. Liverpool. Pass. Leicester City. Pass. Newcastle. Pass. Arsenal. Hot. Asanga ari visit Rwanda. Arsenal niyo narebye match. Iyo nakurikiranye ibintu bya match niyo fan. Ni fan. Arsenal mbiramo abakinnyi bayo wenda babiruza. Saka. Urumva. Yawe. Saka niwe nibuka ubu ngubu urumva akora ndi umukinnyi nkunda akubakira muri mani bita Bruno Fernandes. Bruno aturuka mu kihe gihugu? Muri Portugal. No reka dukomeze nabi. Dukomeze. Messi. Hot. Ronaldo. Hot. Pogba. Hot kabisa. Pogba yaragarutse. Yavuye mu bihano.
kabisa ngo ameze neza cyane acaye muri Juve never ahindura niba yibeshye ndumva yaragiye muri AS Monaco ndumva ari okay ahora naba Ansufati uramuzi wapi reka tujye muri Espagne kundiye ki muri Espagne nkunda Barca yeah Pedro Pedro Rodriguez no ndimo ndakuga Pedro urabona ko ntago uba update ku ikipe yawe ntago uri update no kugira ngo nze kukubaza neza kuri bino bibazo bya hot and cross ndashaka kumenya abakinnyi wenda babiri cyangwa batatu uzi ubu day now muri Barca hari umuntu uri murango Pezari ariko yaposheje ntabwo ushobora kumbwira hari okay Rashford akazoba Rashford wamumenye gute koko Rashford na Rafinha n'umupeti w'umwataka wo ku ruhande w'umwana wo muri Spain watwaye igikombe cy'isi Yamin izina rye ntabwo ndimo ndavuga ko ni umupeti wo muri Spain Yamin Yamal yeah uwo nguwo ikibazo ubu ngubu ahangaha bwure bumbe ko bose urahita ugira hot Pedro ndumva ntabwo namumenye Pedro ni umukinnyi ukina hagati nawe uteye ubwoba kabisa muri Barca okay Rafinha hot Yamin Yamal hot kabisa Rashford pass ariya nta kintu mufite azabijugunya hanze byose Mazimpaka Prime yes it's great the game yacu nyine y'uyu munsi reka irangirira hanga ariko nagira ngo nkubaze ikintu kimwe gitonya cyane yes my brother urumva I think yuko ejo tariki ebyiri umunsi umunsi washije yes ejo kuwa kabiri yes nibwo twari turimo twibuka umusore wacu navuga nyine ko man njya mbura nuko nyine mwita ubita kaba wamuvuga iki nababare nyine mbyibutse ntago nyine nari kwemera ko ugenda ugize ikintu nyine umuvugaho Poli I think twahuye nka kabiri kubera Paxson Poli ni umulegend urumva yaturutse hasi tumubona bakirikodinga bakinakora n'amavideo ubona like ubibona ko barimo ba strugglinga and then agera kuri point aba like representer wa hip hop nyarwanda tu urumva ama collabs akomeye no hanze n'ibiki byose rero Poli ni umu legend ni yubatse ibuye rikomeye mu gakino tu and respect to him gusa indirimbo zabo za kera zo muri Tough Gang ari mu bantu babaga bafite ibitero bikomeye ariko nyuma akora za raporo bayita udafite icyo kunywa iteme cyashaka cyagiye numvaga nakirimo ndamufilinga ko numvaga yahinduye amastile ukuntu ya switchinze ariko ma rap ye ya kera kaze gatari
so respect to Paul. Yeah. Imana kumyimutuza heza. Yeah. My brother, now dusoza ikiganiro cyacu turagira ngo tusabe nyine wenda kugikura mu ndirimbo urambwira mu ndirimbo zose wakoze. Urambwira indirimbo imwe ukunda ku mutima wawe uvuga ati ino ndirimbo kabisa. I know ndabizi ntabwo washyira igihangano hanze n'undi atari cyiza. Ariko mu buryo umuntu aba atunze byose ari yavuga ati n'ikindi ni indirimbo. Ni nyinshi ariko reka guhitamo gutyo ni indirimbo na Mike Kayihura, it's a vibe. Brother, nayo nakubeshye biriya album ni indirimbo nayo nyine simvuze ko n'izindi nyine ari mbi, ariko ni indirimbo ebyiri nyine zankoze ahantu kabisa. Nahera kuri Africa na It's Vibe. Yes, njye nase ujye kuvuga inkuru nayo buranda. Ariko my brother, wanyemera ubundi irandirimbo bita inkuru bitewe n'amagambo numvishije ni apati iriya ni story y'umuntu nzito nafashe nyandika nkaho ari inkuru yanjye, ariko ni story y'umuntu nzito, umujama wawe. Yeah. Umujama wawe biriya bintu byamubayeho se ko? Si n'umujama wanjye gusa, nkaba hari abantu benshi nzi biriya byagiye bibaho, niyo mpamvu iriya ndirimbo abantu benshi bisanisha nayo tu. Ni ibintu bisa ko bwa mbere nyiyumva, ahubwo ngiye natekereje navuze my prime. Ni ukuntu umusizi afata inkuru yawe cyangwa y'undi muntu akayihinduriye akayivuga. Naho nyine bigaragariza nyine ubuhanga buhambaye cyane my brother. Yebihangano byawe bifera kabisa. Yemba numva nyine n'uburyo nka kwa kundi wambwiye kabisa ko dukwiriye kugira uburyo ukora umuziki wa ni ibintu ukunda, siko ni ibintu ukunda, sinangombwa ngo nyine ngo buri wese umuziki wa nyine ngugenewe bose, ubwo ufite nyine babandi bawumva bakawukunda. Umuziki uri international, umuntu ashobora kuba nyine ari muri Amerika akawumva, then na wa wundi uri i Kigali ntibimubuze kuba nyine yakumva uwo muziki. Nubwo twavuze ko nyine ukore icyongereza uragikoresha cyane, ariko n'ikinyarwanda kizamo. Ni ibintu rero bimeze neza cyane my brother. Dusoza rero ngendagira ngo nkwisabire muri izo ndirimbo ebyiri, urumva eshatu ngiye umbwiye n'iriya inkuru, wambabarira ukongera ukadukubitira akapera ukaturirimbira nyine iriya ndirimbo inkuru. Reka nkore Afrika burantunguye kuba wivuze, ndabona indirimbo ikomeye cyane. Urumva iragenda ngo blessings from Cape Town to Cairo, black and brown beautiful faces wherever I go. My people, they got my back like a spino. We're very rare and special, we're just like an albino. So many years of survival, from being kings to being enslaved overseas. They tried to bury us, but they forgot that we were seeds that never perish, even thrown inside a burning furnace. From the gravel to the great blue skies, our true treasure was never a disguise. Our true treasure was our motherland, so I bow down and kiss my dear motherland. Okay, alright, first things first. Let me quench my thirst. Let me take a trip to the river now. Have a sip of that fresh water. Take a swim, do a couple laps. I won't be stopped. I won't be held back by no border. From Kigali to Kampala, Buja to Nairobi, Dar es Salaam, Khartoum to Mogadishu. So much we've been through, a lot of things we've overcome. From being at the bottom, but we're still rising. Yeah, man. Yala. Yeah, it's great. I love that track. Igitekerezo cyo kwandika indirimbo cyaturutse my brother. Cyaturutse ku rukundo nkunda aho nturuka ariho muri Afrika. Sibyo urebye ni nabyo indirimbo ivugaho. Yeah, nayo ndakeka yarakozwe na Kina Beat. Yeah. My brother, ariko Kina Beat ni umuntu wawe cyane. Ariko Kina Beat niyo wayitunganyije amajwi no mixing and mastering ku muntu wakoze iyo beat bamwita The Illusionist.
The Illusionist ni umwana w'umunyarwanda ukora amabeat. Yeah, great my brother. Yes, bakunzi rero ba Jamewa TV, turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Byari byiza cyane kubana na Mazimpaka Prime, ni ibintu bikomeye cyane. Tunashimira buri mwe mwese, buri wese ukomeje kugenda kanda subscribe. Sir, subscribe. Jamie Word, let's go, man. Subscribe to that. Get it right here, right now, man. The hottest podcast in KCL, 1000 News Prodigy, Jamie World. Go get it, man. Subscribe. Let's go. Yeah. Ibintu byo show ziracyakomeje cyane kuri The Jamewa TV. Buri wa gatatu mu muhanzi uzatuzana ahangaha, umwe mu bahanzi kandi muzi bina ahangaha mu Rwanda. Rero nshimira buri mwe wese. Prime, nawe ndagushimiye cyane. Thank you, broski. Thank you. Umwanya wafashe ukaza ukemera invitation yacu kandi ukanabyubahiriza. Hari abemera ariko ntibasohoze. Ako my brother, we ngushimiye ko wemeye kandi ugasohoza ku mutima, kandi ariko ni nako nkuzi my brother. Respect. Niko nkuzi njyewe, ntago nabura kuvuga uko nkuzi. Icyo wemeye ugira iki uragikora. My brother, gira noneho ikintu kimwe ubwira abafana bawe unabase. Biciro nababwira, Imana ibahe umugisha, ndabemera nkuko namwe munyemera. Mwiteho, munywe amazi, muruhuke, nikarage, biremewe. So good, have a good time. Imana ibahe umugisha. Munkurikirane ku mbuga nkoranyambaga zanjye, na website yanjye ni Mazimpaka Prime. Hose Mazimpaka Prime. Let's go. Thank you. Word. Yes.